yitwa Irene cyangwa se umwite murinda habi kasha makokero ndetse n'andi mazina menshi cyane umuziho. Kuri uyu munsi rero hari itariki 11 z'ukwezi kwa munani nibwo yatambukaye n'umukunzi we mu murenge aho basezeraniye mu karere ka Rwamagana, ndetse ibintu byabaye mwibanga rikomeye cyane. Abantu benshi ntabwo bari bazi aya makuru, ariko nk'umustar ntabwo yakihisha ngo bikunde. Abantu batangiye kumenya aya makuru ubwo uyu Irene yaramaze kurahira, yaramaze kumanika ukuboko kwe kw'iburyo yemera kuzabana n'uyu Liliane ubuziraherezo cyangwa se akaramata. Uyu nguyu Irene rero yaramaze igihe kitari gitoya aporopoje uyu mukobwa ko yazamubera umugore w'ibihe byose, ndetse kandi hakaba hamaze iminsi havugwa ibihuha yuko ndetse ubukwe butazaba, ariko ikigaragara cyo Irene agaragaje yuko ari very serious. Ahise akora umurenge habura iminsi 3 yonyine kugira ngo ubukwe we bwaba. Nayibutsa yuko rero ubukwe bwa Irene buri kuri wa gatandatu, hazaba ari tariki ntari kumenya neza, ariko reka mbarebere. Hazaba ari ku itariki kabisa, hazaba ari ku itariki ku wa gatandatu, hazaba ku itariki 15 nibwo azaba akora ubukwe kabisa. Uyu munsi akaba yavuye mu murenge rero, ibyishimo byari byinshi ku mpande zombi. Ngira ngo muri kubibona yuko ku ma video aho bagiye gusereburira bishimira ko babashije kuba barahira imbere y'amategeko kuzabana akaramata, ndetse ubu ngo bakaba basigaye kubyereka ababyeyi ndetse n'inshuti n'imiryango, ndetse no kuba babyereka Imana mu rusengero basezerana kuzabana ubuziraherezo ndetse no kuzakomeza isezerano ryabo mu gihe bazaba bagihumeka. Ibi ngibi rero bikaba bije bikurikira inkuru nyinshi cyane zavuzwe kuri uyu nguyu Irene. Warabizi ko Irene uretse kuba yarabaye manager wa Vestine ndetse na Dorcas, iri tsinda rya Vestine ndetse na Dorcas baje no gutandukana mu minsi ishize, mu minsi mike cyane nibwo itsinda Vestine na Dorcas baje kuba basohora itangazo bavuga yuko batakiri kumwe na Irene cyangwa se batakiri kubarizwa muri MI Empire. Nibwo Irene rero yakoraga filime ye ya mbere, filime avuga ko yatuye umubyeyi we ndetse n'abandi bantu bose bari mu bihe nk'ibyo umubyeyi we arimo ubwo yajyaga kwitaba Imana. Irene rero akaba amaze igihe gito cyane asoje iyo proje ya filime, ndetse ni proje ya filime yakinanyemo no witwa uyu nguyu witwa Inyindi Aisha. Uyu Inyindi Aisha rero akaba ari babanje kuvugwa cyane mu rukundo na Irene, ariko biza kugaragara yuko Irene adashobora gukora ikosa ryo guhindura idini rye ngo ajye gusezerana mu idini ya Islam uyu nguyu Aisha ubu ngubu abarizwamo. Yes, amakuru mwayumvise neza, bavuzwe mu rukundo ndetse baranakundana karahava, kuko byagiye bigaragara byinshi ibimenyetso n'ibyo ndi kuvuga. Igihe Irene yajyaga mu bitaramo muri za Canada, channel we akayisigira uyu nguyu Inyindi Aisha cyangwa se campaign muri rusange akayisigira Inyindi Aisha kugira ngo ari we uyigenzura. Ibyo rero byakomezaga kugenda bigaragaza ikibatse cy'urukundo kiri hagati y'aba ngaba bombi, ariko imibanire yabo ikaba kuzashoboka kuko badahuje idini. Kandi uyu Irene kuko yakuriye mu idini rya ADPR, ntago byari bukunde yuko ntago byari bukunde ko ahindurira umugore ngo ajye muri Islam. Navuga yuko rero ikintu bapfuye kinini cyane ni iryo dini batari bahuje, ariko barakundanaga, ndetse hari n'amakuru anyura ku ruhande tubwira yuko banakoze ibyo abakundana bakora n'ubundi. Niyo mpamvu banabazaniye aya makuru aba ari very exclusive. Rero reka mbabwire yuko kuri uyu munsi ahantu habereye uyu murenge wa Irene ndetse n'umukobwa wa Liliane wari usanzwe yibera muri Europe cyangwa se mu bihugu byo hanze hariya muri Europe mu Burayi. Igihugu nayo kwibuka neza niba ari Ububirigi niba ari Canada simbizi mwinabimbaza, ariko icyo mwafata nuko yiberaga hanze. Yaje kubavuga ati rero turasezeranira ku ivuko, aho mvuka niho uyu mukobwa avuka hariya mu karere ka Rwamagana, ari naho bagiye gusezeranira. Rero ari naho basabye umurenge, navuga ko wari prive cyangwa se umurenge w'abantu bagera kuri 2 gusa bagomba kuba basezeranamo, ndetse n'imiryango yabo iri hafi aho ngaho, ko byabaye ku wa 2. kandi mubizi ko umurenge rusange ubundi uba ku wa 4, niho haba umurenge rusange, bakaba basezeranya abantu barenze umwe mu ruhame ndetse n'imiryango yateranye nk'uko bizwi mu mategeko. Ariko iyo ushaka umurenge uri prive cyangwa se umurenge wihariye, ubusaba ku ruhande nyine bakakugenera umunsi ku wa 2 cyangwa se ku wa 3 bitewe na gahunda z'umurenge uko zigiye zipanze. So bo rero
babemereye umunsi wo kuwa kabiri nibwo babashije kuba bamanuka mu karere ka Rwamagana. Ni akarere rero barayemo ku munsi wo kuwa mbere, kuko kuwa kabiri bari babizi yuko bafite umurenge ndetse byagomba kuba mwibanga cyane. Ikindi ni uko bivugwa yuko batari umujyi wa Kigali, kuko iyo barara mu mujyi wa Kigali imodoka zari guhaguruka abanyamakuru babireba, ariko buriya nawe twika inzu ngahisha umwotsi. Ibimenyetso byatangiye kugaragara mu masaha y'isa 3 z'amanywa, nibwo byatangiye kujya hanze bitangira guhihwiswa ati se Irene hari ahantu bamubonye yikinga yihishahisha. Hari umurenge wakajijweho umutekano kuko yari yamanukanye n'abamucungira umutekano gake gake kugira ngo hatagira abantu bafata amafoto mu buryo butemewe, kuko murabizi yuko abantu nk'aba ngaba sinzi ibintu baba bahishahisha. Njyewe sinzi n'ikintu baba bihisha nyine, kumanukana umutekano ahantu nka hariya, sinzi ikintu bari guhisha nyine, baba bari gutsimba. Ntabwo ngiye nyizi sindakimenya, ariko yari yamanukanye abamurindira umutekano kugira ngo abashe gusezera n'umugore we akaramata nta bantu bamuri hejuru cyangwa se kumufotora mu buryo butemewe. Akaba rero yari yashatse amufotora bisanzwe, kuko umuntu yagiye umurenge ashaka abamufotora, abamukorera amashusho y'ubukwe, urwibutso nyine muri rusange, kugira ngo ibintu byose bibashe kuba byagenda neza. Barahiye rero nk'uko muri kubibona, barahiye bigenda neza cyane, ndetse umuhango urahumuzwa bajya kwiyakira. Aho rero yavugiye ijambo rikomeye cyane, yaje kuvuga ati uyu niwe nahoze mbabwira, uyu niwe neretse mama, uyu niwe mukunzi wanjye, niyemeje ko tuzabana ibihe byose. Ibintu rero abasitari bagiye batandukanye batavuzeho rumwe, ngira ngo nk'uwitwa Rocky Kimomo ndetse n'abandi basore bari bahuje umugambi wo kutatira igihango cyangwa se wo kutava ku izima ngo bashaka abagore, barimo na ba Philipita, bagiye bavuga ati muhungu wacu congratulations kugihe ukiri muto. Ariko njye sinahamanya nabo, kuko urabona yuko nyine buri muntu afite urugendo rwe, afite pafu yiwe. Niba ubonye umuntu mubasha guhuza cyangwa se mubasha kugendana mu murongo umwe w'icyerekezo cy'ubuzima, nta mpamvu yo kwitesha amahirwe yo kubana nawe, ahubwo ukwiye gukipinga focus kuri we, ndetse mukaba mwanabana, byanarushaho Imana ikabaha umugisha w'urubyaro, mukabyara mukarera u Rwanda. Rero reka mbwire Irene, mubwire ni congratulations my brother. Urabizi uri mukuru mu itangazamakuru, natwe tukwigiraho, so ni ibintu byiza cyane rero kuba watera intambwe yo kurushinga. Ndetse ntago byari kuba bisa neza iyo mu bana wareze uwa kabiri nawe akora ubukwe utaragira igitekerezo. Ibaze uyareze abana Vestine na Dorcas, Vestine avamo akora ubukwe. Ibaze kugira ngo umwana wawe gutangira gukora ubukwe nyine ni ibintu bisa nk'ibitumvikana, ibintu biri so obvious. Gutangira gukora ubukwe, anakwambika ingofero y'abasaza. Ngira ngo rero igihe cyahigeze ko wikubita agashyi kugira ngo nawe ubashe kugira icyo wereka abanyarwanda. Ndetse ni ibintu bishimishije cyane kuba nawe agiye kugira umuryango. Yari afite amafaranga adafite uwo yasangira, yari ingarama kirambi, yari umuntu uri aho ngaho nyine wisiga akisanga, ariko kugeza kuri ubu ngubu afite uwo bari kumwe, afite uwo bagiye gukomezanya ubuzima. Ndagira ngo mbabwire ngo rero ndabashimiye mwese mwakoze subscribe kuri The Winners Post. Ikiganiro mba nyikoze bwije kugira ngo nyine mbatemo, sibyo? Ariko ndizera ko turi mwe cyane. Mukomeze mukore subscribe mu biganiro byiza nk'ibi ngibi. Ciao ciao, hasta la vista.